yarokotse ibisasu bya kirimbuzi bibiri byose. Ushobora kumva bidashoboka, ariko iyi ni inkuru yabayeho bya nyabyo. Ntiyari mu ntambara, ntiyari n'umusirikare, ariko yisanze hagati y'amaturika abiri y'ibisasu bya kirimbuzi byahinduye amateka y'isi muri rusange. Iyi ni inkuru ya Tsutomu Yamaguchi, umuntu umwe rukumbi warokotse ibisasu bya kirimbuzi. Ushobora kwibaza uti byagenze gute? Mu mwaka w'1945 intambara ya kabiri y'isi yari igeze ku musozo. Igihugu cya Japan cyari mu bihe bikomeye cyane. Mu mujyi wa Hiroshima ubuzima bwari bukomeje nubwo hari igitutu cy'intambara. Tsutomu Yamaguchi yari umukozi usanzwe uri mu biraka nk'abandi bose. Yaragiye gushakira ubuzima muri uno mujyi wa Hiroshima. Nta kintu na kimwe yabonaga cyerekanaga ko ubuzima bwari bugiye guhinduka byiteka. Tariki 6 Kanama mu 1945 mu gitondo yari mu nzira ava mu kazi. Mu kanya gato ikirere cyaririranye, haboneka urumuri rukomeye cyane kurusha urw'izuba. Umuriro, umuyaga ukaze n'iturika rikomeye byahise biba, byasenye ibintu byose byari hafi aho. Tsutomu yakubiswe hasi n'iyo mvura y'umuriro. Umubiri we warahiye, amatwi arakomereka, ariko ntiyapfa. Urupfu ruramucira neza neza. Nubwo yari yakomeretse bikomeye, yabashije guhaguruka. Ahantu hose yari hangiritse, abantu barimo bataka basaba ubufasha, bamwe bashya abandi bashiramo umwuka. Tsutomu yafashe icyemezo gikomeye mu rugendo rutoroshye. Asubira iwabo mu mujyi yaturukagamo wa Nagasaki, nawe wari ufitewe surprise n'Abanyamerika. Aho wibuke ko yari tariki 6 z'ukwezi kwa munani. Tariki 9 z'ukwezi kwa munani Tsutomu yari amaze koroherwa. Nubwo yari yarakomeretse, uwo munsi yagiye mu kazi. Yari mu biro asobanurira boss we ibyabereye Hiroshima, amubwira ukuntu igisasu kimwe cyasenye umujyi wose. Undi yanga kubyizera bitewe nuko muri iyo myaka nta gisasu ari kubona cyanasenya n'umudugudu basi. Boss we yaramusetse ati ntibishoboka, igisasu kimwe nticyasenya umujyi wose. Tsutomu ukuri yari akuzi neza ko ibyabereye Hiroshima, ariko mu bo yabibwiye byose nta n'umwe wigize abyizera. Ariko mu minota mike icyari kigiye kuza cyari kigiye kubamerera nk'imperuka. Mu gihe yari akivuga ibyo, rwa rumuri rwarongeye abyibonera n'amaso ye. Mu minota mike Nagasaki nayo ibigiye hasi, imiborogo sinakubwira. Iturika ry'igisasu cya kirimbuzi rya kabiri ryari rimusohoreyeho nanone. Mu minsi 3 gusa uyu mugabo yahuye n'uruva gusenya. Nubwo yongeye gukomereka, yararokotse n'umuryango we nawe urarokoka. Ibyabaye byose uwo munsi na wa munsi nibyigize bimuvamo. Yabonye imijyi abantu bubatse imyaka magana isenyuka mu gihe gito cyane. Yabonye ubuzima buhinduka ivu mu kanya gato nk'ako guhumbya. Nyuma y'intambara y'isi, Tsutomu Yamaguchi yabaye umwe mu batangaga ubuhamya ku ngaruka z'intwaro ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Yabwiye isi yose iby'inkuru ye atagamije kwamamara nk'abandi bose, ahubwo agamije kuburira imbaga nyamwinshi ububi bw'ibisasu bya kirimbuzi. Yabayeho kugeza ku myaka 93 yose. Uko byumvikana yararambye cyane, imyaka abantu benshi muri no minsi batazigeza bageza. Inkuru ye yose iracyahari na n'uyu munsi nk'ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora kurokoka n'igihe ibintu byose bisa nk'ibirangiye. Cyagihe ibibazo bizakwituraho, uzibuke ko bitanganye imbaraga n'ibisasu bibiri bataye Hiroshima ndetse ni Nagasaki. Uyu mugabo akabirokoka. Uzarokoka kubw'imbaraga z'Imana, uzarokoka ku kwigukunda kandi uzaramba. Bamwe bavuga ko urupfu rwamwibagiwe. Ese koko rwaramwibagiwe cyangwa rwaramutegereje? Iri ni isomo rikomeye ku buzima bwacu. Iyi ni Bya Entertainment.
uyu munsi ushobora kuba utazongera kunyumva, ariko nukanda subscribe tuzakomeza kubana by'iteka muri izi nkuru zidasanzwe kandi zifite ubutumwa budasanzwe.